Luka igice cya 8 umurongo wa 4 turahasanga umugani w'umubibyi. Nuko abona abantu benshi bamusanga bavuye mu midugudu yose, bamaze guterana abacira umugani ati, umubibyi yasohoye imbuto, akibiba zimwe zigwa mu nzira barazikandagira, inyoni zo mu kirere zirazitoragura, izindi zigwa ku kara, zimaze kumera ziruma kuko zihabuze amazi, izindi zigwa mu mahwa, amahwa amerana nazo araziniga, izindi zigwa mu butaka bwiza, ziramera zera imbuto imwe 100 indi 100, bityo bityo. Amaze kuvuga ibyo avuga ijwi rirenga ati, ufite amatwi yumva niyumve. Nuko abigishwa be bamusobanuza uwo mugani, arababwira ati, mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana, ariko abandi bo babibwirirwa mu migani, kugira ngo kureba babirebe ariko be kubibona, no kumva babyumve ariko be kubisobanukirwa. Dore iby'uwo mugani ni ibi: imbuto ni ijambo ry'Imana. Izo mu nzira abo ni abantu bumva ijambo, hanyuma umwanzi akaza agakura ijambo mu mitima yabo, kugira ngo batizera ngo bakizwe. Izaguye ku kara abo ni abumva ijambo bakaryemera banezerewe, ariko ntibagire imizi. Bizera umwanya muto, maze ibigerageza byabageraho bagasubira inyuma. Izaguye mu mahwa nibo bumva ijambo, maze bakigenda amaganya n'ubutunzi n'ibinezeza byo muri ubu bugingo bikabaniga, ntibere imbuto nziza. Izo mu butaka bwiza abo nibo bumva ijambo bakarifata neza mu mitima inyuzwe myiza, bakera imbuto kubwo kwihangana. Amen. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, iri ni ryo jambo kuri uyu munsi Imana yatugeneye. Imana yashatse ko twongera kwisuzumiramo, tukitekererezaho uburyo turi kwera imbuto, kuko umubibyi watubibyemo imbuto ni Imana yaduhaye iri jambo. Ese koko urumva ijambo ry'Imana iyo rije mu mutima wawe risanga uri nk'izi ngizi zaguye mu butaka bwiza? Izaguye mu butaka bwiza z'abumva ijambo ry'Imana bakarifata neza mu mitima yabo inyuzwe myiza, ngo bakera imbuto kubwo kwihangana. Ntabwo ari uko kuba bera imbuto ari uko bamaze kubona ibyo bifuza muri iyi si, ntabwo ari uko kuba bera imbuto nziza ari uko bafite amahoro, ari uko baguwe neza, ahubwo ijambo ry'Imana ritubwiye ko bera imbuto kubwo kwihangana. Iki gitondo ndabashishikariza kwihangana, kugira ngo tubashe kwera imbuto nziza, nk'uko umubibyi watubibyemo ijambo ry'Imana bidushakaho. Mbasabiye umugisha rero, Imana ikomeze kubaha umugisha, mukomeze kureba ibiganiro byo Women in God Ministry, tuzabonana ubutaha. Bye bye.